Ijambo baramwosa bisobanuye iki? Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nanone nkwaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba nkwaye ikaze kuri ino channel yitwa Judgment Truth Victory, kandi nkaba nejejwe nuko Imana ikikurinze kandi nanjye ikaba ikindinze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nyemerera rero mbere yuko dukomeza tujya mu byanditswe byera, tubanze dusenga Imana kandi twicishe bugufi mu mitima. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya tugiye kubana nawe mu ijambo ryawe uduhe kumva neza kandi uduhe gutekereza iby'ijambo ryawe, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutwiyobora ndetse no kutubera byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, nejejwe nuko muri uno mwanya turi kumwe. Hanyuma twize igitabo cy'Itangiriro. Uyu munsi rero tugiye gusoma igice cya nyuma, igice cya 50, aho tugiye kurebera hamwe imirongo 26. Rero ndakuraritse kugira ngo Uwiteka azakomeze kutubera byose, kandi ingingo twabonye mu gice cy'Itangiriro tugiye gukomerezaho mu Kuva, Imana izadufashe kugira ngo tubashe kubyumva neza. Rero muri makeya igitabo cy'Itangiriro kirimo ubwiru bukomeye cyane. Twabonyemo irema, turabonamo isabato, turemamo itegeko, tubonamo itegeko ntugasambane, tubona n'umurage, tubona ndetse yuko itorero cyangwa idini rishingiye ku muryango. Rero mukunzi wa Judgment Truth, icyo ni igitabo cy'Itangiriro. Uyu munsi rero tugeze mu Itangiriro igice cya 50, ari nacyo gice cya nyuma mu gitabo cy'Itangiriro. Rero twabonye ku munsi w'ejo igihe Yakobo ari we witwa Isiraheli yari amaze kuraga abana be, amaze kubaha umugisha, amaze kubabwira ati ibi nibyo bizababaho mu minsi ya nyuma, mu minsi izaza. Rero mu gice cya 49 twabonye ko yari amajije gusinzira, amaje gupfa. Rero iki gice cya 49 ndetse n'igice cya 50 mbona bijya gusa, kubera yuko ngo urabona umurongo wa mbere bavuze ngo Yosefu yubama mu maso hasi amuririraho aramusoma. Hanyuma umurongo wa kabiri, Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se, abo bavuzi bosa Isiraheli. Hanyuma umurongo wa gatatu, bamara iminsi 40 bakimwosa. Uko niko iminsi yo koserezamo ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Umurongo wa kane, iyo iminsi yo kumuririra ishize, Yosefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati niba mbagiriyeho umugisha, ndabinginze mubwire Farawo muti se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani, abarimo uzampamba. None ngo arakwinginze azamuka ahambe se, kandi ngo azagaruke. Umurongo wa gatandatu, Farawo ati zamuka uhambe so nk'uko yakurahije. Umurongo wa karindwi, Yosefu azamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose. Umurongo wa munani, n'abo mu rugo rwa Yosefu bose na bene se, n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo, ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosoro yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani, bacurirayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane. Amara aho iminsi 7 aharirira se, amwiraburiye. Umurongo wa 11, bene igihugu b'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosoro yo muri Atadi, baravuga bati uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Abeli Misirayimu,
hari hakurya ya Yorodani. Umurongo wa 12, abana ba Isirayeli bamukorera uko yabategetse. Umurongo wa 13, babajyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'i Makipela iri imbere ya Mamure, ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni Umuheti. Umurongo wa 14, amaze guhamba se, Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Umurongo wa 15, bene se wa Yosefu babonye ko se apfuye, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Umurongo wa 16, batuma kuri Yosefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati. Umurongo wa 14, tugiye kumva ibyo yabategetse. Muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze, babara bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze, babara abagaragu bawe b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira. Umurongo wa 18, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Umurongo wa 19, Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Umurongo wa 20 haratubwira ngo, ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Umurongo wa 21, none mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Umurongo wa 22, Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu arama imyaka 110, ubwo ni imyaka 110. Umurongo wa 23, Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yosefu. Umurongo wa 24, Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Umurongo wa 25, Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati, Imana ntizabura kubagendera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakure ino. Umurongo wa 26, nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110, baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, nejejwe ko ubanye nanjye mu gusoma imirongo igera muri 26, aho turebeye hamwe mu itangiriro igice cya 50, nk'uko Yosefu yari amaze gusoza urugendo rwe, ndetse na se Yakobo hasigaye abandi bana 11, basigaye ari 11 kubera ko Yosefu yari abavuyemo, ariko abandi Bibiliya itubwira yuko bari bakiriho. None mukunzi wa Judgment Truth Victory, muri iki gice cya 50 mbese wakigiramo iki? Ese ijambo baramwosa bisobanuye iki? Ese ni ukumushyira ku zuba akota akazuba? Ese ni ukumushyira ahantu bakamucanira akabura ukwe? Kumwosa bisobanuye iki? Nagerageje kujya ku mbuga nkoranyambaga, nsanga kumwosa bashaka kuvuga hari ibyo bitaga natrium, ni imyunyungugu yabagaho mu bigendanye n'ubutabire, chimie, chemistry. Hanyuma ibyo binyabutabire byabaga ari umunyu, natrium. Hanyuma ibyo bintu nibyo bamusigaga bikamurinda mikorobe zishobora gutuma abora. Icyo ngicyo nicyo bitaga kosa. Hanyuma muri iki gihe navuga yuko ni kwa kundi umuntu
ashobora kuba yapfa, yamara gupfa bakamushyira muri morgue akamara iminsi atarabora cyangwa atarashenya. Rero ahangaha kumwosa nicyo bivuze. None se bite n'ubukristo? Kosa umuntu mbese hari icyo bitwaye? Mu by'ukuri tubona neza yuko kosa umuntu nta kibazo kirimo, kubera ko Bibiliya ntabwo yigeze igaragaza ko ari ikibazo, ahubwo uyu ni umuco wakorwaga n'Abanyegiputa kubera yuko bari bizeye yuko umuntu ashobora kubaho nyuma y'ubu buzima ndetse bagakomeza kugendana nabo, hanyuma bagakora ibyo ngibyo bizeye ko azakomeza kugendana nabo. Rero ibyo ngibyo kubikora nta kibazo kirimo, bishobora kuba ikibazo mu gihe wiringiye uwo muntu, ariko nanone kujyana umuntu muri morgue akamara iminsi bishobora kuba ari ubushobozi bw'umuryango cyangwa umuryango ukaba utatanye, ariko bikaba bifuza yuko uwo muntu ashobora kuzashyingurwa abantu bose bahari. Ibyo ngibyo Bibiliya yatubwiye ko nta kibazo kirimo. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, ikindi kintu twigiyemo cyangwa njye ubwanjye nigiyemo ni uko nigiyemo ko icyaha gikomeza gukomanga umutima. Bamaze gushyingura Yakobo ariwe witwa Isiraheli, abana ba Yakobo bagize impungenge baravuga bati kuva data apfuye ahari birashoboka ko Yozefu azatwitura inabi twamugiriye, maze bigira inama yo kumwegera. Hanyuma barabeshya baravuga ati data yaratubwiye ngo namara gupfa uzababariye bene so. Ariko mu by'ukuri mu byanditswe byera ntaho twabonye, ariko mu mitima atekereza yuko bagitekereza bya bintu. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, ahangaha urukundo rwo kuba Yozefu yari afite urukundo rwo kubabarira bene se. Rero yarababwiye ati nanjye nimara gupfa amagufa yanjye ntazabe mu gihugu cya Giputa, ahubwo nanjye muzanjyane i Kanani. Reka tutangire igitabo cyo mu Kuva cyangwa iyimuka Misiri, turebe ukuntu Abisiraheli baje kuva mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma uyu ni umuryango wa Yakobo Imana yari yatoranyije. Muribuka neza yuko Aburahamu yasezerana aravuga ati urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Hanyuma Aburahamu twabonye ko yamaze igihe kirekire atarabona urubyaro, ariko igihe kiragera aza kubona urubyaro, ndetse n'umwana yari abonye Isaka abwirwa kujya kumutamba, ariko Aburahamu arakomeza ajya kumutamba. Ariko mu by'ukuri Imana cyari ikigeragezo imuhaye, ndetse byari no kwerekana yuko Imana itemera ibitambo by'abantu, maze yaragiye kumutamba. Bibiliya itubwira neza yuko yahise abona umwana w'intama mu gihuru, hanyuma aba ari we atamba. Amaze kumutamba, ataramutamba, amaze gutamba umwana w'intama, bagiye mu rugo. Hanyuma biza kuba ngombwa neza yuko Aburahamu abwira Irezeri ngo ajye kumurambagiriza umukobwa. Hanyuma agiye kumurambagiriza umukobwa yaramuzanye, hanyuma abana na Isaka. Amaze kubana na Isaka twabonye ko yabyaye abana babiri. Abana babiri yabyaye harimo Yakobo ndetse hakabamo na Esawu. Twabonye neza yuko rero Bibiliya yatubwiye neza yuko umwana w'imfura ubundi niwe wahabwaga umurage wo kuzaba umuntu utwaye iryo sezerano mu maboko. Ariko ibyo bintu byaje guteza ikibazo, bituma Yakobo arigonya umugisha wa Esawu. Ubwa mbere Yakobo yamuhaye ifunguro, abatanze uburage bwe, nk'uko tuzakomeza no kubibona mu gitabo cy'Abaheburayo. Amaze gutanga uwo murage w'imfura, Yakobo yagiye mu rugamba rwo guhangana na mwene se. Barahangana, ariko birangira Yakobo agiriwe inama na se ndetse na nyina kugira ngo ahunge mwene se Esawu. Twarabonye ko yagiye akamara imyaka 20. Ubwa mbere twabonye ko yabwiye Labani ko agiye gutendera Rasheli, hanyuma mu gutendera Rasheli birangira amuhaye Leya, arongera atendera indi myaka 7. Tubona ko yaragiye n'intama za sebuko ari we Labani imyaka igera muri 6, byose bikabana n'imyaka 20 ari mu munyagi. Iyo myaka 20 yaje kugaruka, azana n'ishyo n'amakumbi byose, ajya mu gihugu cy'i Kanani. Nk'uko twabibonye yagiye i Shekemu abayo amara igihe kinini, ndetse twabonye n'uburyo umugore we ari we
Rasheli yapfuye akamuhamba hariya Efurata, aho uyu munsi ni Betelehemu, sinzi niba hariho, ariko ubushakashatsi ko buzagenda bukomeza birashoboka ko haba harimo. Rero uyu mugabo abana arabarera, abyara n'abandi, igihe kiragera bagirira ishyari uyu Yosefu ajya mu gihugu cya Egiputa. Noneho iryo sezerano ariko ubwo ni ukuvuga ngo wari urifite yari Yakobo. Igihe rero yari arimo araza nk'uko twabonye mu Itangiriro igice cya 32, ushaka yakomeza yagenda akongera akabisoma cyangwa akabyiga. Mu Itangiriro igice cya 32 twabonye ko yakiranye na marayika, none aravuga ngo sinkure kurutampaye umugisha. Hanyuma arangije aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi. Haleluya, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo ubaye Isiraheli. Maze iryo ni izina ryari ritangiye ryo kuba Aburahamu yarasezeraniwe yuko azakomokaho n'amahanga menshi. Rero tugiye gukomeza turebera hamwe, ese ko tureba kiriya gitabo ari umukuva, ese ni ukuva he? Ujya he? Reka rero nkurarike kugira ngo Uwiteka azakomeze kubana natwe kandi azakomeze kutwungura ubwenge bwo kumenya, bwo kugenda tureba iby'agakiza kaboneka mu ijambo ryayo. Kandi ndifuza ko njye nawe Kristo mu gakiza yasezeraniye kandi mu byo yasabye ko tuzahabwa ari agakiza, ari ubugingo buhoraho, nk'uko yavuze muri Yohana igice cya 14 avuga ngo ngiye mu ijuru kubategura hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Reka njye nawe tubashe kwitegura kandi tubashe kuba mu mugabane wo kuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'uburinzi bwawe byakomeje kubana natwe. Ni ukuri tugushimiye ko utwiragiriye, uduhaye ibitekerezo bizima, ukomeje kuyobora intekerezo zacu. Turagusaba tukwinginga kugira ngo ukomeze kutubera byose, ukomeze kuba hafi yacu, ikiganza cyawe gifate mu cyacu, ibitekerezo byacu byose bikomeze, uturinde ibitekerezo bibi, uduhe urukundo mvajuru. Byose bisabye nizeye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, ushobora kuba wumva bino biganiro ari byiza ukabisharinga ku nshuti zawe, kandi ushobora nanone kubona ko ibi biganiro bishobora kuba ari ingenzi kuri wowe, ukaba wakora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegwe cyangwa ko twaploadinze video uzajye uhita ubibona. Hanyuma ikindi, reka nkwifurize kugubwa neza. Niba wagize ikibazo urandika muri comment, kandi ikindi ntiwagirwe no gushyiraho like. Reka ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami kandi imbaraga y'Imana ikomeze kukubamo rwose, kandi izaduhe kumenya byinshi. Amen.